Guys, today ngiye kwereka uburyo wabona amafaranga online bitagusabye igishoro. Ikintu ukora kuri ino website ushaka kubona downloading ari application, ikintu ukora kuri ino website ni ukora amafaranga y'abandi, gukora amasurvey, amatask, hanyuma bakakwishyura bitewe n'amapoint wagize, noneho bakayakonvata mu mafaranga. Guys, urabona turi kuri Chrome, icyo wakora uraza wasakingemo Rwanda micro job gutya, nari nsanzwe nyifite ari ugaze bakwereke ibingibi Rwanda micro job site dashboard. Kwanjye nari nsanzwe nyifite ko reka tuyikandaho, anya vuga ngo reka no kuyikandaho, ariko urubanza tuyikandaho bakakubwira ati burangiye nari nsanzwe nyifite, kaniyandikishe ko ahubwo nyine ukaza ukuzuza, andikamo amazina yawe ukayashyiramo, andikamo email yawe. Ngewe email yanjye nta kibazo kuyibereka, uzajya ubikuriza ugashyiraho nimero ya telefone nayo nta kibazo kuyibereka. Ngewe andika password, code utazibagirwa, andikamo password uzajya ukoresha. Nashyizemo code wagutumiye, wandikemo 0 iyandikishe, utukanda hano handitse ngo iyandikishe. Ahangaha wiyandikishe. Ntibyemewe gufungura konti nyinshi kubera mudasobwa cyangwa telefone imwe. Kubera ubwo nyine njye babyanze, ndahita nsubira inyuma. Iyo babyanze udusubira inyuma, ukatuyinjiraho. Guys, murabona yuko neza ahangaha kubera app nibwo igisohoka, nibwo igisohoka. Urabona amaje kubikuzaho amafaranga 100 ayo wabikuje, akazi wakoze nako nakoze utuzi 3 ukazamuka. Urabona noneho amafaranga mfite kuri balance mfite amafaranga 67 n'ibice 50. Guys, noneho ikintu cya mbere tubanza gukora, uraza ugakanda kuri hano hejuru utuzu 3 kandi naho mabereka ari ukuntu ubutakabonye akangaka. Urabona yuko ngiye nabaruye mfite n'amafaranga, ukahita ugakanda ahangaha handitse nshaka akazi, ugakanda nshaka akazi, ugahitamo akazi kose. Aba ari utuzi dutandukanye ko kuri Telegram, website visit, YouTube n'akandi kose. Dore nk'ahangaha urabona ko umubare w'abakozi bakeneye ni 3554 gufollowinga WhatsApp channel yabo. Kashyizweho tariki 25 z'ukwa karindwi, tariki 19 z'ukwa karindwi, saa 6 z'ijoro n'iminota 50 n'amasegonda biriya. Ntabwo nakerwa misondere ngibi hano. Guys, urabona ko noneho bakwishyura gufollowinga, bakwishyura amafaranga 20. Twagiye n'akangaka ko kuri Instagram, gufollowinga Instagram bakina abantu 2838, gufollowinga ni 10, subscribe, utanga subscribe kuri konti ya YouTube bashaka abantu 2048 ni 15. Injiza muri Telegram
noneho no muri Telegram bagashaka abantu 822 kuba joininga, nyine kujoininga groupe yabo. Wowe icyo uzi gukora waza ukatuvuga ati gusaba akazi, kubera njye nagakoze sinzi ko ari bwaze kuza kwemera. Uraza ukatuza ugasoma akazi amahanuza nyine instruction ajyanye n'akazi ugiye gukora. Urabona yuko ari ugutanga subscribe kuri YouTube, ibisobanuro by'uko uri bugakore akazi, uko iyi task ikorwa. Kanda aho handitse tangira gukora, dore ngaha handitse tangira gukora, dore ngaha. Barahita bakugeza kuri YouTube channel ya Rwanda Micro Job. Kanda buto yanditseho subscribe, ufungure n'akazogera, icyemezo akazi hawe wagakoze neza. Ahambere urandikamo izina ukoresha kuri YouTube, aho handitse choose screenshot, urahita ushyiramo ifoto yerekana ko wakoze subscribe. Hanyuma wemeze utegereze washyizeho akazi, arebe niba wagakoze neza, nasanga wakanogeje akwishyure. So guys, uratuzo kandi arinditse ngo tangira akazi, bahita bakujyana. Urabona ko batujyanye nanone kuri site ya YouTube. Dore ngiyi ko bahatugejeje, handitse Rwanda Micro Job. Icyo usabwa urahita uza kubera ko subscribe nayitanze, ukande akazogera. Nurangiza ukanda akazogera, uze ukore screenshot, usubireyo akazi. Urahita nimba warangije akazi, urahita uza ukande akazi ukora. nta ugiye urabona ko nyine nakarangije, ntago bikunda. Guys, noneho nurangiza kubikora ko nagiye nkwereka ikindi usabwa, aho uri bwaze kugucanira bwaze gusiga nimero muri description, uze kunyandikira ndagusobanura kuko njye akazi narakarangije kandi ntabwo babyemewe gukora akazi inshuro ebyiri. Urahita uzanga handitse time wall, ahangaha uhakande. Bahita bakujyana no kuri time wall, ufungureyo account. Njyewe guys, account nyifiteho, ntabwo nirwa mfungura indi time wall. Mbona rezo zirimo ziranga, ngira ngo murabona yuko majije gufunguramo account muri time wall. Dore ngiye maje gufunguramo account. None byaye nababwiraga ngiye kuba mubyirebera. Guys, reba hano hari amapoint anagwana ntagabara. Hano hari amapoint 70, hano hari amapoint 7. Uburyo rero bibara, nimba hari amapoint 700 ubwo n'amafaranga 70 y'amanyarwanda. Nimba ari amapoint wenda nk'ibihumbi 7 nka burya nk'aya ngaya n'amafaranga 750 y'amanyarwanda. Guys, urabona ko none ari ufite amapoint ibihumbi 70, byaba ari amafaranga ibihumbi, byaba amapoint ibihumbi 70, ibihumbi nyine 70, byaba amafaranga inoti y'ibihumbi 7500 tugendeye ahangaha. Guys, wowe icyo usaba rero ngiye kwereka uburyo noneho waza ugakora. Abona yuko reba nk'ingi rimwe natanga amafaranga 1445, kuko iri agatanu inyuma ntabwo yibara. Reba ingi natanga 2000. Urabona ko hano harimo batanga icyanga icy'8. Ndeba kanuza karimo karakora neza, maze ubundi bikwereke. Reba nk'ubu ngubu, wenda dukore kuri iyi ngiyi ya make kuko niyo yihuta. Ndashaka kwihutisha video kuko ushaka gushira. Batuzuka hano handitse view, wakande. Numara kwakanda barabanza bakubwire ubanze ukore wemeze kutari robo. Babyemeje tuze dukande. Urabona hano guys, uraza kuhabona link. Iyi link uyikoreho.
batatujyana kuri page ya Facebook batubwiye ati mugiye kureba ino channel ariyo, batubwiye ati tunukujoyininga channel yabo cyangwa tukabandikira nukuyijoyininga, ariko ifite aba members 10,000 kayijoyininga ugakanda join. Urabona yuko noneho byarangiye, igikurikiyeho urahita ukora screenshot. Usubira inyuma guys, ariko irawurangiza. Kaze urabona yuko none ikintu tuje tuza hano, uraza bakatakubwira ngo uraza ahangaha. Urabona ko ya image mba nta foto dore ahantu bazagwaje kuza kuyikubaza dore nahangaha bakuye ati upload image, ukaza ukakanda ukatushyiraho bakabanza bakayaplodinga completed, noneho ukahita ukanda hano ndetse submit for approve ahangaha guys, dore nahangaha ukahita uyigira. Urabona ko hano bibaye successful. Urabona ko hano time woro yabaye proof zanjye zabaye successful. Ya mafaranga nababwiye ahita ajya muri pending point ni hari naberetse. Kanze nongere majya sinzi ikintu kibazo cyakibaye mbanda. Ndabona arimo arajyaho buriya, kandi ndi freshing kugira ngo noneho aze ahita ajyaho vuba vuba. Guys, dore ngari ya 78 ugakora amasavey menshi akiyongera. Noneho nkangiye kwereka uburyo wakora ama click ifite dore ubu buryo bwose buri aho hejuru, ubu buryo bwose buri ahangaha, ubu gukora survey, task, ama offer na click byose ni uburyo wakoreramo amafaranga. Ubu ngubu bwose ni uburyo wakoramo amafaranga guys. Kabane baze baverifie, naho mbikwereke. Byabona ko byabaye successful. Wongeye kutaninjiza kuko na clits ngiye kutaninjiza, ndafreshinga gutya. Urabona ko na freshinze. Urabona ko na freshinze wongeye kwinjiza. Survey kanze basobanure survey. Noneho survey ni uburyo bakubazamo ibibazo ukagenda usubiza bakaguha amapoint. Abana nkahangaha tugiye guklika baduha amapoint 10. Turakilikaho view gutya baze 78, turakilikaho view. Njuke yuko kugira ngo amafaranga yose yari amapoint ajye kuri approve, nuko haba haje wagwaye akazi abanza akaza karaka akazi ke wakarangije. Urabona nka gutya turimo turabireba gutya turimo turabireba. Paka y'amasogonda 5 yatubwiye.
amasegonda 5 narangiza urayabara, urebe ko yarangiye, nusanga yarangiye ukande back. Noneho refreshing, urabona yuko noneho urabona ko ya mafaranga yahise yiyongera guys, dore ngaha yahise yiyongera rya rindi 10 kubera nyine yaba ari tayo umuyoboro leta iyashyiraho, urabona ko yahise yiyongera. Reba hano kuri approve nanga hano yahise hava hatajya y'icumi. Wongera uze ukande nanone review, kande kuri review utegereze guys. So guys, ikaye no video ndabona ibaye ndende, ndibwaze kubasohora indi party yahanga kuri tayimoro, ibaye ndende cyane. Urabona yuko noneho bahise batugeza kuri ya channel yabo. Mu buhanga turagira gutya, tuze turebe paka amasegonda 5 arangiye. narangira uraza ukande back nanone, ukande back guys. Ukanda back wongere urefreshing kuriya, refreshinga